Inkuba design. Umuntu aramutse akubwiye ngo sobanura inkuba design mu magambo make nko mu masegonda 30, inkuba design bisobanura gute? Inkuba design ushaka kwisobanura mu magambo 3. Yego. Irya mbere gucya like sinzi ndashaka ijambo nabishyira mu kinyarwanda bisobanura gucya gukesha cyangwa like cleaning. Yego. Inkuba design tugufasha gukesha. Irindi nshaka gukoresha ni marketing. Ubwo ku mwanya wa mbere wavuze ngo muri nka Omo. Ku mwanya wa mbere navuze inkuba. Wumvisha inkuba umva umucyo. Umucyo cyase gukesha. Gukesha. Ku mwanya wa kabiri navuze marketing. Ubwo marketing navuga nk'iterambere, umva iterambere kuko urumva iyo twagwe ufite ahantu ukorera hari umucyo umuntu akatambuka agahita amenya serivisi utanga bitabizana n'iterambere. Icyanyuma ni karite, serivisi nziza. Muri ibyo bintu bitatu. Yego, ubivuze nk'abahanga, reka nevarize umuvani muri abantu bambara rinete ndabatinya cyane. Umusa, nize serivisi mugira mu Nkuba design? Mu Nkuba design harimo serivisi nyinshi cyane. Zisanzwe zihari ni printing, gukora ibyapa, gubrandinga amakadi no kwandika ku mabuye. Ariko nowadays hari indi campaign twatangiye ijyanye no gushyira Inkuba design mu bintu bijyanye na digital solution. Ushobora kuza mu Nkuba design tugakorera banner, ibyapa bitandukanye, tukakongeza digital solution. Like ufite business yashaka kuyishyira online, ibyo turabigufashamo byose. Hari umwihariko mufite wavuga mufite abandi bantu bakora nk'ibyo mukora badafite? Imyihariko turayujuje gusa ahubwo aho rero reka nera agatebe tubwire. Nuwe mwihariko mufite mu Nkuba design ku buryo nshobora kujya hariya hirya handi nkasanga nta bihari? Ubundi ibintu byacu bya printing cyangwa byo kwandika ni ibintu abantu benshi bataramenyera. Yego. Abantu benshi babaswa ari ibintu bihenze. Mu Nkuba design nanjye niko nari mbizi. Umwihariko dufite dukora ku giciro cyo hasi cyane. Nk'iki cy'umuneke? Umuneke urahenze. Ibiraho ngo bikanihuta cyane. Ikindi cya kabiri navuga izi serivisi zacu umuntu niba agwaye amasaha 2 ushobora kumara amasaha 5 wagaruka avuga ngo ariko ngozi gukoresha imashini ngo umwanya bitwara bitewe nuko abantu bafite information kuri izo mashini akaba yakubeshya. Kwebwe isaha tuguhaye nimba ari isaha imwe nimba ari iminota 30 ubwo nyine bari iminota 30. Nk'inkuba. Mundi izina ni ryo muntu kutakutubaza se igisobanuro cy'inkuba. Ariko kwa mugani inkuba bihurira he na printing? Aho ubundi kwa mugani siko ndibura yizi. Inkuba icyo nzi ngigendana n'umurabyo. Urayizi? Inkuba wayisobanura gute? Inkuba nakwaje ngo inkuba ni iki bamubwira ngo iki? Inkuba buriya kubize geography bajya bavuga ko ngo ari igihe ubushyuhe bwahuye n'iki n'ubukonje harya. Simbizi dusobanurire. Oya umuntu ashobora kwisobanura bitandukanye. Ashobora kwisobanura mu Kinyarwanda, ashobora no kwisobanura mu buryo bwa geography, ashobora kwisobanura mu buryo buri historique, buri spiritual, bw'iyobokamana, ndetse no kwayisobanuye. Tugiye muri ibyo bya geography bagiye kwisobanuraho arabara ama electric charges yahuye ama positive n'ama negative agahurira mu kirere bita lightning. Ubwo none umukiriya n'utanga service baba bahuye ariko basa ntabwo bisanzwe. Inkuba ni ikintu gifite imbaraga uvuga ubumva ngo yaje nk'inkuba. Yaje nk'inkuba no kuvuga ngo inkuba ni cya kintu kiza mutari mwiteguye kikaza direct gutya. Yaje umuvuduko nk'uw'inkuba. Yaje no kuba yaje. Ubwo ni nk'ubanga mu nkuba twaje tuje koko kuba serivisi nziza. Yego. Iyo ni imwe mu myihariko mufite. Abakiriya bari kuboneka? Bariko baraza. Akomeze baze. Ubwo ngubwo nihutisha cyane banze utubwire umuntu ukeneye imwe muri izo serivisi. Nge nzi ko mukora ibigendanye na printing, nzi ko mukora ibigendanye na graphic design, mwandika ku mipira, hari ibindi mukora n'ibiki? Ibintu byose bijyanye n'iterambere. N'iterambere? Aho ngaho kunashaka kubisobanura urebye inkuba ahantu isi igeze ubu ngubu ibintu byose byabaye digital. Mbere wabaga ufite iduka ryawe babiswara ari kwa kazungu. Ariko ubu ngubu haza
ntago ushobora gusanga utuye ahantu ariko utazi n'umuntu utuye inyuma y'igipangu cyawe ukabona inzu utazi icyahakorerwa. Rero umuntu uba ibyo nibyo twibandaho, ni nk'uburyo bwa digital marketing, ari nibyo Nure yashatse kuvugaho. Tugufasha kubaka brand yawe, kuba wakubaka brand yawe, umuntu akurebye akamenya ngo ukora iki ngiki, ufite badge, ufite business card, ufite ikarita, ufite uniform, abakozi bafite uniform. Umuntu atambutse ahantu ukorera siyagira ngo ni saro kandi ari igikoni. Noneho hagahita hazamo na serivisi za online. Ubu ngubu umuntu asigaye amenya kampani akaba yanaguriraho ikintu atarigera agera ahantu na rimwe ikorera. Ari ubwo twazanye ibintu bya digital marketing, ushobora gukorera website tukagufasha ndetse n'amasoftware ndetse na application yabyo. Uriho umva twebwe tufokasinze mu buryo bwo digitalization of business. Nibyo turi gukoraho, sizo ukuntu ubwo nabigerekeza mu Kinyarwanda, ariko ni uburyo bwo kwagura imikorere ya business. Urumva turi gufasha abashoramari, abantu bafite imishinga itandukanye kuba bayagura bakayigeza ku rundi rwego bitabavuniye. Urumva umuntu uri Nyamasheke akaba yabasha kumenya ko Pase afite fashion shop, kujya online akayisacinga akaba yanatanga order. Umuntu uhegereye nawe ashobora kuhatambuka akabona icyapa cyamanitse, cyangwa we Pase n'umuntu ukamubwira ngo ukora iki, yamenya gute ko icyo umubwiye ugikora. Ugomba kuba ufite badge ukamushyira na business card. Rero umuntu uba n'ibyo ngibyo dukora. Ku muntu bakeneye twihutisha cyane, mbere yuko njya kuri uyu muvandimwe arabona kwihe nimero twihutisha. Nimero ni 079 010 93 16. Ndasubiramo wenda nshobora kuba mvuze nihuta. 079 010 93 16. Iyo nimero nenda kuyifata. Ariko iroroshye kwa mugani. Ni 079 010 93 16. Dutanga amahirwe se ku muntu wese uyifata nawe tumuremere iri joro. Ahamagara umuntu wese uyifata, nta kibazo, nahamagare tumuremere ntari bikabisa. Akanya hamagara ku muntu uyifashe urahamagara. Reka tuyigusubiremo rimwe kugira ngo agire. None tuyisubiremo ashobora guhita yandika. Ahamagare umuntu wagize aho turete tumugenera impano. Nahamagare mu manager wanjye hicara leta mukandira akanyenyeri. Mbo twagiye nahamagare nimero yawe. Nahamagare kuri 079 14 305 41. Niyo nimero iri kuri screen barayifite. Tambwe dushyiraho telefone imwe, ubundi niba yayifashe mu mutwe mu boss hano ahita agira ibintu yikorera. Twagiye ku murongo wa telefone ndabona hari abatangiye guhamagara. Reka twumve niba koko bayifashe mu mutwe cyangwa se amahirwe agiye kugira gute. Abarabacitse. Tambwe dushyiraho telefone. Allo? Yes. Ninde tuvugana, uhereye hagana he? Urashaka gutsindira ibiceri? Nimero y'Inkuba Design wayifashe? 07 nibyo. Urakoze cyane kugerageza. Ntago ari byo, reka duhereze amahirwe undi muntu. Abuza imibare umwe gusa. Reka twumve uyu nguyu. Yes, allo. Yego brother. Ninde tuvugana, uhereye hagana he? Mugi, tubwire nimero wihuta yo mu Nkuba Design. 0 Yego. 0 Yego. Urakoze cyane. Wapi reka twakira abandi bantu babiri gusa. Wamureke byanze. Reka twakira abandi bantu babiri gusa, twumve niba bari bube abanyamahirwe. Hamagara kuri nimero yacu ni 079 14 305 41. Utubwire nimero yo mu Nkuba Design batanze ni kanga. Allo? Sindera Kayabo. Yes, allo? Ndakumva neza mushiki wanjye, ushaka gutsindira amafaranga? Ngaho tubwire nimero yo mu Nkuba Design.
tubwire. Yego. Ndakumva. Wibeshye umubare. Reka twakire umuntu umwe niwe tugiye. Ese bazumvishe bari kwibeshya. Okay, reka tumuhe amahirwe. Ngaho subiramo. Ariko twumvira kuri televiziyo nicyo kibazo. Mukupa ubwo dufate undi muntu umwe uri tayari, reka turebe niba aya mahirwe ugiye kuyabona. Duhamagare 0794 twagiye. Yes, hello. Hello. Yes, brother. Inde? Pasi, urashaka gutsindira amafaranga? Tubwire nimero yo mu Nkuba Design twihutisha cyane. Ariko twumvira kuri televiziyo. Yego. Nibyo. Okay. Reka badusubiremo nimero yo mu Nkuba Design duhite tugenda mu bindi bibazo. Ubwo hari undi muntu twakira? Oya, nawe. Kereka ahubwo tubabaje ikindi kibazo tukababaza nka serivisi dutangira mu Nkuba Design. Abatubwiyemo nk'eshatu byibuze akaba ariwe dukandira. Hari kibazo? Nicyo kibazo warumbajije. Okay. Oya, kanze dutanga ni mahirwe yanyu. Ubwo kandi ngiye kuvuga serivisi naho dukorera ndashakemo ikibazo kimwe tubaza tumva bagisubiza. Yego. Tubwire twihutisha aho mukorera na serivisi mutanga ubundi batega amatwi mu kanya bahite bahamagara. Twagiye. Mu Nkuba Design. Ubundi nkuko nabivuze tukora ibintu biri digital. Twandika ku bintu byose byakandika nkuko nabibonye muri kara kabido katambutse. Ku myenda twandika ku ma business card. Yego. Tugakora ibyapa. Tukanatangana n'ama invitation, abantu bashaka gukoresha ama invitation. Abantu bamakwe. Abantu bagize ibyago bashaka gukoresha ama t-shirt y'ababo bitabye Imana. Yego. Na bya bindi by'ama system by'ama website. Yego. Nibyo ngibyo dukorera Tropical Plaza. Iruhande rwa Tedemi. Muri ground floor kuri hasi. Nawe bivuze uvuga gake wagira bashaka ko batabyumva. Dukorera Tropical Plaza iruhande rwa Tedemi kuri ground floor. Dutanga serivisi zijyanye na printing, branding and designing. Muri designing niho hazamo n'ama website cyangwa website na web app, web application. Kazamo n'ama system y'inganda bigiye bitandukanye. Yego. Ariko njya mbona abantu bibaza ikibazo ni bandi bakeneye website. Ari umuntu afite saravase website ndayikeneye. Buri sector yose yaba wogosha ukora iki influencer rero bananirewe. Umuntu wogosha akeneye website cyane. Umuntu ufite akabara akeneye website cyane. Ushaka kujya utumiza inzoga online umuntu agasura ari igihe uri nko hanze cyane uri nk'ahantu utamenyereye kugira ubona ahantu ushobora gusohokera akabari akenshi researching online urumva ufite website biroroshye. Umuntu wese nk'uko umuntu wese akeneye branding, uri umuhinzi ukeneye branding, ukeneye packaging, ufunga ibintu byawe, business yose waba ukora. Ikintu twaje gukora ni negative, twahuje na positive, umucuruzi n'umuguzi ni ibyo ngibyo. Yego. Tugana ku musozo reka dutange andi mahirwe. Uraza kuduhamagara Cedric araza kuguhereza ibibazo bishyushye, nubitsinda uraza gutsindira amafaranga. Urahamagara 0790143541 utubwire uti ngewe ndi tayari gutsindira ibyo bihembo. Tambwe kubanga bw'ibyuma dushyiraho telefone. Utubwire ibintu bine dutanga muri Yes, hello. Oui. Ninde tuvugana? Uhereye hagana he Aria? Burera. Abantu b'i Burera se Inkuba Design namwe babagezeho? Yego. Barashaka kukubaza ngo ibibazo gatsindira amafaranga. Uri tayari? Tayari.
Okay, twagiye. Ariane meze bite? Yegera akamicrophone. Ariane neza. meze neza? Yego. Mbwira nimero z'inkuba. Nimero? Z'inkuba design. Uri kumbwira? Tubwire nimero z'inkuba design. 079. Yego. 11. Ariane Nagarib. Aha. tubwire serivisi batangira mu nkuba design, nimero ndumva byanda. Kwandika nyine ku myenda. Cyo ni kimwe. Gukora kwandika ku byapa. Murabikora? No gukora invitation. Gukora invitation, yego. Nyine no kwandika ku matisheri y'abantu bakoze. Yego. Uramuha amanota? Wagerageje ngo vuga nimero zawe. 072 072 073 Azi nomero ze. Yego. 29. 61 377 ibaruye kuri inde? Sawa, urakoze cyane. Sawa kabisa. Twahereza amahirwe undi muntu cyangwa Nta kibazo. reka duhereze andi mahirwe undi muntu umwe uri tayari Umuntu nereza uramubaza. undi muntu nereza uramubaza. Yes brother. Allo? Oui, ndakumva. Bimeze neza cyane. Umeze neza? Allo? Hello? Yego Senti. Yego. Ikayonza mukurikira Izuba Radiant TV. Allo. Uwo muntu uraba umuretse ndumva tutari kumvikana neza. Senti? Sentia? Ari kutwumvira kuri televiziyo kandi biba byapfuye. Reka duhereze amahirwe umuntu umwe wenyine twumve niba ari tayari, ubundi duhite tugana ku musozo w'abatumirwa. Ngaruke mu kanya twinjira muri ka kanya kacu ka debato, ngwereza indirimbo nshyashya kamfasha guhitamo iya mbere. Yes, allo? Ego? Ndakumva neza mushiki wanjye, umeze neza? Reka uyu muvandimwe akubaza ibibazo, nubitsinda agukandira akanyenyeri. Allo? Umeze gute? Bashaka gutsindira amafaranga? Ngiye kubaza ikibazo ni iki nsubizo tuyatsindira. Inkuba designer ikorera hehe? Urayabuza ayo ngayo rwose. Mubaza icya kabiri. Mu amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri. Ngo mbwira serivisi dutanga havuyemo izo bavuze mugenzi umaze kuvuga mu kanya, havuyemo branding and graphic design and printing on ku bintu bijyanye n'imyenda. Izindi serivisi dutanga ni izihe? Ndi serivisi nshya dusigaye dutanga. Ku mabuye. Business cards. Kirimo? Ibyavuze n'ibyo uvuga muri printing, uburyo ikibazo kibajijemo bamubajije ngo avuga ibindi serivisi nshyashya turi gutanga ukuyemo printing na branding, byandi twavuze by'amasoftware. None ubwo amanota arayabuze rwose. Okay. Tugane ku musozo cyangwa tuhe amahirwe umuntu wa nyuma? Uwa nyuma turebe. Reka twumve ngo yes, allo? Yes, turakumva neza. Allo? Inde tuvugana uhereye hagana he? Uhereye Kamonyi. Reka bakubaze
ikibazo nugitsinda utsindira amafaranga aturutse mu Nkuba Design. Alo, Litsa umeze gute? Urashima Imana? Urashaka gutsindira ku mafaranga? Ngiye kubaza ikibazo nugitsinda urahita uyabona. Nkuba Design dukorera hehe? amafaranga araguciye. Ubwo biranze. Byanze. Nkuba Design dukora kuri ikindi ngo mbwira serivisi zindi twazanye muri Nkuba Design atarimo branding and printing and no gushyira imyendaho ama graphic design, like serivisi nk'izindi 3 twazanye mu cyashya muri Nkuba Design. Kubagira gute? Abagerageje sawa ariko abanyamanota yabonye kabisa. Okay, tubwire nimero yawe nta kibazo. 0789 888 15 ibaruye kuri inde? Okay, murakoze cyane Cedric. Tugana ku musozo, hari ubundi butumwa tutavugiye ahangaha mwifuza kuba mwavuga kugira ngo twinjire mu yindi gahunda y'ikiganiro? Mbere ya byose mbanje kubashimira kuba mwadutumiye hano, yego, mukatwakira. Ndashimira abantu bose badukurikiye, abantu bose bagize umuhate wo guhamagara nubwo atari bose babonye amanota, ariko turabashimiye kandi tuzagaruka. Ubwo bakurikire utaha tuzazana ibihembo bishimishije ku buryo tuzajya duhita dukanda akanyenyeri na message duhita tuyerekana. Rero ubwo bajye bakurikira, abashaka kuzira serivisi dutanga nkuko nabivuze tuzitanga ku giciro cyiza. Ikindi Pasi wakoze kabisa, wakoze kutwakira, wakoze kutwakira mu rugo rwawe. Urakoze cyane kabisa. Hanyuma bro, wowe hari ubundi butumwa wifuza gutambutsa tugana ku musozo? Ubutumwa natambutsa mwakoze kudutumira by'agaciro. Nambwira nyirakiza abantu bose afite business ushaka kujya online kuri service nshyashya twazanyemo batugane. Business tuzishyire ku rwego, batinyuke kabisa, abashoramari baze tubakore ibintu byiza cyane biri ku rundi rwego kabisa. Yego. Cedric twibutsa nimero yo mu Nkuba Design tugana ku musozo. Okay, urakoze Pasi. Ariko turi muki? Turi muki? Yego, kandi mu cyaba hari ubukwe bwinshi. Yego. Rero abantu bashaka ama invitation maze tubakorere. Ama invitation. Muduhamagaye kuri 079 010 93 nitugaruka tuzatanga amahirwe ku bantu bafashe ino nimero. Murakoze cyane. Yego, nimero iri na hariya kabisa bari kuyitwereka, ni 079 010 9316 bakitwa Inkuba Design, bakakubwira ko bakorera hariya mu mujyi. Ubwo rero ushobora no kubasanga ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ngiye nitwa Pasi, iki ni ikiganiro iStars Show. Gushimira cyane kubukurikira kwa mbere kujya kwa gatanu guhera ku isaha y'isambiri mu makuru y'imyidagaduro, indirimbo ziba zigezweho ndetse n'izindi gahunda. Reka tangwa doreze tumwe mu turimbo mwagiye mudusaba, ngaruke mu kanya gato cyane turi kugana ku indi gahunda yacu twise Battle, mu gihe n'iminota iba yatujyanye. Ariko ikintu nakubwira, zino ndirimbo tugiye gukoresha muri Battle ni zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane muri uku kwezi tuvuyemo. Uze kubanza unyandikire kuri 08044954 umbwira uti indirimbo ngiye mbona yakunzwe cyane kurusha izindi yasohotse muri uku kwezi ni iyi ngiyi. Uranyandikira rero no ku mbuga nkoranyambaga zacu twitwa iStars Show. Ariko mbere ya byose banza urebe utu turimbo tubiri, ngenda garuka mu kanya gato cyane. Ndira munsi y'ibicu by'umujyi wa Kigali, Inkuba Design Limited nitwe capiro rigezweho ryandika kuri za bana kuva ku ntoya kugera kuzingana umusozi zambukiranya imihanda. Dukora ibyapa, twandika ku mupira, dukora stickers, invitation, flyers, dukora logo na kashe, tukandika ku bindi byose byakwandikwaho kugera no ku mabuye. Abantu bo mu bigo n'imiryango itandukanye bakoresha ibintu byinshi, tubagabanyiriza igiciro kugera kuri 30%.
dusure muri Tropical Plaza iruhande rwa Bank Populaire mu muryango wa B32 cyangwa se uduhamagare kuri 0790 10 93 16. Inkuba Design Limited turi abatoni ba printing na branding.